neza nk'ubufindo mvuga kantu indwara nka diabete, hepatite, urushwima, ibyimba byo mu nda, amibe na hypertension azigira amate kugasigara uri mu ryerye. Bimwe biteye ubwoba nk'amashitani, amarozi, inzozi mbiwe n'inyatsi idashira akoro mu kanya nk'ako guhumbya ugataha unyuzwe nk'ihe no gusiragira mu baganga. Ukundi niba uri umukobwa cyangwa umumama imihango idakama no kuribwa mu nda ni ibintu toto kuri we. Uti niki bisaba? Ni kimwe rukumbi kandi cyonyine nukugana muganga Sarongo. Ahubwo mu gihe urimo wandika nimero umva nakangaka ese umugabo wawe ntakibasha gukora ibidudu neza wo mwashakanye haguca inyuma oya ngo inkoresho yawe ntihagije inagutera isoni warikinishije waribwa ibyawe birahera. Ibyo byose igisubizo ni kwa muganga Sarongo. Kuba biburaya, Amerika, Aziya cyangwa handi muri Afrika musabwa kumwandikira byonyine. Hati kandi buherana amahembe na nyabingi kibyongera gutinyika ukundi. Ntuzagire isoni zo kwivuza nyagwa y'indwara itaragiye isoni zo kuza kukwivangira mu buzima. Yewe nyaruka ku iFevuji maze wivuza ubundi. Uzacunge neza kuri iFevuji abantu Chris arimo kurira igisebo kuri we nk'umuntu ndetse nk'umugabo kuko iriya si filime bakinaga barikinaga. Umukobwa wacu yaramusetse no kuri kamera ndetse ubona ko Lynda atabikunze kubona Chris hageze ibintu hariya hose. Abakobwa bameze uku rero ntibizakugore kubona gusenya ntacyo babibabwiye. Kuri iFevuji wahuza dotsi ugahita ubona ingero ayiwe narwo tutega iminsi se oya da ntazabenge kandi ntago twarenganye abasore babigwamo kuko nibyo mwarakoze akantu kamwe byacamo kumva ngo birahagije. Oya sha gym ubwonko turaje vuba tujye dukora gym dutereka ibintu ku karubanda muturebara. Ndavuze nti niba uri umusore cyangwa ubyumvise uri umugabo menya ko nta mugabo umariye umugore. A man does not marry a woman. Umugore amariye umugabo. A woman marries a man. Bivuga ngo umugabo hararongora ntarongorwa. Ibyo bisigura byinshi mu bwiro. Reka tuzitereke rimwe. Ahubwo bituruka he ngo abantu nka Chris na Lynda babikitegerezo nti ubundi byashokeye wa ikibazo kibako abazihahira ndavuga izi ngo zitunzwe na views bagize amahirwe make yo kutiga mbere ngo asobanuke bamenye ko comedy ibitsetsa bikwiye hatari biri abakora. Ahari ubwo turabashungereza nako nti ababagurira ndavuga abanyarwanda bari ba YouTube bahuye n'ikibazo cyo kutazamura standards nuko baharugari umwanda abashira hasi by'agaciro. Umwutabusya nibwitumera nibyo utarwe cyangwa rwaza indwara imwe muzitwi zitavurwa abayumva ari ugushenga uzi kuri bwo nabizi ko utazakira enda nkwifashize nkuzane muganga ko nushyira ku murongo ibyagoranye arakumva akagufasha ndetse akagutandukanya n'uburibwe n'icyitwa agahinda. Ni muganga ukoresha imiti ikomoka ku bimera umva se icyitwa diabete, urushwima, imihango idakama, ikibazo cy'inkoresho n'agakeka cye ku bagabo byose bikora nk'ubufindo kuri iFevuji, hepatite, prostate, hypertension, umwijima, inzoka n'ibyimba byo mu nda udasize n'indwara z'uruhu utamaro z'ibite yabiwera n'amahembe n'ugukanda buto rimwe ugahita wamuryerye. Reka bimwe bya infection mu myanya y'ibanga warikinishije icyo ntikiri ikibazo namba. Ese nk'ubwuzi ko no mwashakaye niba guca inyuma byo twitahura jama uwakuroze nawe turamukwereka ibyibwe tubigaruza mu
akanya nk'ako guhumbya utari kubwo nimuhenda oya tukuvura hafi ku buntu neza neza. Icyo ukora ni kimwe cyonyine, andikira nimero cyangwa umpamagare. Ikirenzeho abari mu mahanga namwe tuhageraho byose ko DHN ufata ibikorwa bacu mu imbere cyane kutugana gusa bingana no kubaho. Until next time. Yego biriya nibyo gusetsa, nibyo kandi guseka ni ingenzi, ariko se guseka umuntu akwanduza mu mutwe harya byo byitwa iki? Ngo wapikundira nzovu ndikubwira uza ngo yakani ufana rekata ngo wabuze ikiganiro gisha cyakagarana za ndaya za nzovu nabyumvise urashaka ko twigarukira ku matiko sava ibyo ntaribi nawe se Franka zo bite ngo episode nsha yarinda na Christian ni ryari? Reka ngukopeza akantu ka standards ndabizi nawe urakurikirana. Miss Naomi wabonye urya kora vlog, wabonye icyitwa standards, itandukano ry'umuswa nako standards ziri hasi, mbese level itandukanye. Nuko utazabona Naomi akinisha Mike ububwa nkabuno bwo kuriza umugabo wawe warangiza ukamwisekera ntago wabonye ko Lynda atite kwa Christian yaseba ariko akacana umuco. Reka nta mukuru igisebo kibangamira, ntago ubona ko Christian yabaye umwana bagura inyama n'ifiriti, arabona kamera agataraka ngaho kuririmba agahenengeza singaho ntuzane ibyo kurira. Ariko kandi bikaba byiza, ikibazo nuko abagore bahaga umugabo bahora iruhande. Oya umva ingingo neza. Nabyumvise uri kwivovota yego kangufashe. Burya ikibazo si ukuba iruhande rw'umugore, ariko ikiza nuko utahaba uti ko ngucanga. Yego bitwaye ikise ko ugucanga nawe ugucangura? Nanivuze nti si ikibazo kubana nawe yewe kenshi, ariko niba utararenga umurongo w'amarangamutima ntuzabane nawe kenshi. Hitamo kuma akanya gake gashoboka kuko azakunyuzamo ijisho ahita kuzinukwa. Ikibazo si uko yaguhaga, ikibazo nuko yakuvumburaho byinshi birimo no kuba urigishwe mu bijyanye no kugenzura amarangamutima yawe. Yagusanze akwizeye, rero uko mubana kenshi agenda kuvumburamo byinshi byakarusho niba uri kadogo mu byo kugenzura amarangamutima yawe. Ikizaba nuko uzamusangiza byose.
ahangaha naganaga dore uko bimeze. Uyu muhungu Christian akaba umwana mwiza. Oya, si mwiza byo kuba mwiza kuko simba muri izo gahunda z'abasangira ngendo ngo mibone. Ibyo wabibaza se Mungerike ni watumenyera ko Christian ari mwiza cyangwa atari mwiza. Kuri njye ubwiza bw'umugabo ni ingano y'ibibazo ashobora gusubiza byaba mu buzima bwe cyangwa ubw'abandi. Ahubwo navugaga nti n'umuhungu mwiza umwe mu ndimi z'amahanga bita nice guys. Uti ndaje ko kuba nice guys bibi. Iyo ubizi kuri nice guy ko bivuze ko ukoresha nice guy, ubu nice guy atari bwo bugukoresha aba nice guy cyangwa abahungu beza. Niki kibaranga? Nako ni bantu cy'icambere kibaranga ni impwe bagira abakobwa bahuritse. Guhurika kandi abakobwa ubuzima butabane wenda ndagurugera humura. Natangiye ngira nti kuri Christian bisa nawe yatsinze muri roto. Mbese yo yirebye yabona ari gitangaza ko yaregukanye umugore wifuzwa na benshi, umugore urenza abandi. Gusa muba mwifuza nge ntabwo ndimo. Lynda uyu se yafungura udushumi twa mama w'abana banjye? Oya, uretse nawe namwe mwese mucire birarura. Ahubwo nti nice guy barangwa no kutigira icyizere. Mbese umukobwa ashaka yumva atazamona atanamona, abamureba ariko wakumva sinzi ikintu cyamugezaho. Sasa rero ikibaza gura n'umukobwa wahuritse nivugiraga either wabyari wabo cyangwa se umudivorce baby mamas true wabikoze. Iyo bahuye rero mukumba kwa munsi ibyo tugenzura mu bwonko kitwa subconscious mind yibwira ko ari impuye yewe ubwana
arahendeza uretse ko twe tubizi ko hari umunsi wo kubesha twese tubimwibutsa muri comment gusa ntibikuraho ko ubesha abeshya ibyo yatekereje kubitekereza igare ko byashoka ko kubitekereza bingana no kubirema mu isi bitagaragara divorce yo ngo ntayo ahubwo mukomeze murebe icumba cyanjye series kuri Hakimi TV show n'isezerano ry'ikinyoma kuri Micky TV show nuko dusoje Imana y'u Rwanda n'abazimanyi batazima murahorana murabeho until next time.